niko se bene Imana bene u Rwanda bene ibyishimo n'imari bivuga imihanda baramwe mwagwije imari ku makonti yanyu mukagirwa bakuru muri bene wanyu maze abanyamwaka badatunze na busa mukabirukana iwanyu. Niko se badi ko mwizirana mu biganiro ndetse n'ibitekerezo byanyu bigahora ari ukuri, mwe mubona gutunga byinshi bitagira biramira bimaze iki niba ntawe bigurira umunsi n'umwe ngo byibuze asimbuke urupfu? Niko se baremera bita umunsi w'amahirwe iyo bibaye amahire mugacyurira aho mugakora ku munwa byibuze ijoro mukaribara rikeye. Bene Imana bashidikanya ku buntu n'urukundo rwayo ko mubona itabonsa n'igitonyanga kandi ikomeza gusukira abijuse. Nk'ubu koko iyo mwitegereje mubona kwifuza atari ubusa niba abatindi n'abatunzi bose batarenza n'isegonda urupfu rwasheze. Ariko se mbibarize di, ubundi umuntu ni iki niba umuntu butakigira intebe mu bantu? Kandi se kubaho bimaze iki niba ari ukubara iminsi ikabyara amezi akica umagana imyaka nayo itakirenga ingahe inzogera igahita yirenga? Ngo turatayanjwe ngo turi kubaho. Yewe reka mbabarira agakuru. Umunsi umwe kabeja ka karima ku gatyazo agahungu gato gahata si ibibazo kamwitegereza asanze amasaka ku gasambi kati se dawe kuki utahiriwe nka naka gutunge biriya na ziriya kahari nanjye nari kwiga nkamenya gusoma gasiba kwiruka inyuma y'ihene zihora mu binyabumwe nk'uruyuzi rw'umutindi. Saramwumvira ati mwana wanjye jye sinahiriwe ariko wowe uzahirwe, burya amahirwe si umurage ni ingabire kandi burya ntihuza n'ubukungu. Umuhungu uramenye ntukifuze iby'abandi utazavaho bibasirwa n'ishyari kandi ari ishyano ribi. Kabeja arahigima ati wa mugani gusa ntiyashirwa ati none se dawe gukora ukiyuha kuya ugatunga isanzu n'ubushyo busumba bwa bisango bimaze iki niba upfa ukabisigira isi n'agasani bikaribwa n'abatazi inkomoko yabyo? Sati mwana wanjye umuntu burya ni umugaragu w'isi. Igiteye agahinda ni uko iyo shebuja mugabi akamutonesha yibagirwa ko igihe kizagera isi ari nayo shebuja ikamunyaga akuka agapfa ikamushyira munsi y'ibirenge byayo, maze ibyo yari yararuhiye byose bikaribwa n'abanyamahanga bakabyaya bigashira va nk'itosi by'umutindi. Ni nayo mpamvu burya kuba hari ukubana mu bwumvane, abatunze ntibatoteza batifashije ndetse abatarahiriwe n'ubutunzi bakihanganira ko wowe badahora abandi umwaka w'igeno ryabo, kuko nyuma ya byose turi abagaragu b'isi kandi iyo turambiwe idutanga itarebye ku byo dutunze. So my son, let's live, give and love in the time that we have before we leave. Bahati Songa.